Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Nest TV aho muherereye hose mu mpande zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu. Kuri Nest TV tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, uwo mutumirwa na wundi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana ariko akaba abicisha mu buryo buri trap cyangwa se bwa hip hop ku basanzwe bamenyereye muri ubwo buryo. Kuri ubu kuri Nest TV tukaba twamuzaniye nk'umutumirwa kugira ngo tuganire, reka atangire atwibwira. Iyi nkuru yanjye ishingiye ku makuru y'ukuri, avuga uburyo nakunzwe n'uhoraho bihoraho amanywa nijoro, urukundo rwe ntirugira akagero, ubusinge uriho ariho muri njye ndishimye bitagira ingano. Iyo ngiyo niyo bita akapera. Nuko abahanzi bivuga. Mbese icyo nicyo kivugo cy'abahanzi. Ikivugo cy'abasani. Urakoze cyane. Twumvisha ikivugo cyawe. Ikivugo cyawe gisingiza Uwiteka. Gisingiza Uwiteka, singe uriho niwe uriho, urumva ko ibintu ari gusa. Tayari we wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuba wumva ko igihe cyose ushobora kumurata ari hose wagera. Twaranywanye. Ubu mwamaze kunywana. Twararwaye kabisa. None se ariko nubwo watangiye utwibwira ku kivugo cyawe, ntabwo wigeze utubwira amazina yawe kugira ngo tubashe kugusobanukirwa, byibura amazina ukoresha mu buhanzi n'amazina y'ababyeyi. Amazina asanzwe nitwa Nest, hanyuma muri muzike nkakoresha Nest, n'ubundi biva kuri Ernest. Nest Soldier niyo mazina nkoresha muri muzike, ariko asanzwe nitwa Nest n'ubundi urumva ko bijya kugeraho bibiri. Nest. Nest, umusirikare w'Imana. Ubu urirwanya. Uri mwene Dawidi. Naratsindishirijwe. Nyine ndi umuntu uri aho ariko ubangukiye kumva iby'Imana. Wemeye gutanga ubutumwa bwiza bucishije mu ndirimbo z'Imana. Kabisa niyo gahunda, nibwo buryo mbikoramo, ni message itazahinduka kandi mbone bishema nabyo tu. Urabona n'uburyo ntuje banituye. None se urabuze ati ubwo buryo utuje, ariko iyo umuntu aramutse akurebye kuva hasi kugera hejuru, imyemerere yawe ko mbona idahwanye nuko ugaragara inyuma, biterwa n'iki cyangwa se biza gute? Gutya ndi kugaragara turi nete gutya, urabona imyambaro wambaye, urabona ni ya myambaro nyine dusanganwe tuzi ku bantu b'isi cyangwa se bakora indirimbo bakwita sekiro. So ibi rero bingewe kuri njye mbifata nk'imirimbo tu, bifata nk'imirimbo kuko umuntu ashobora kubyuka akavuga ngo ari butegura ivaze risa gutya muri salo. Nanjye nyine ndavuga nti umubiri ndi buwambike ibisa gutya nta byahataye. Imyemerere ni njyewe imbere, ibi ngibi byo ni utuntu mba nashyizemo gutya nyine kugira ngo kamera yanjye itaza kunswara. None se Ernest, ni iki wabwira abantu bafite imyemerere cyangwa se imyumvire cy'uko imyambarire cyangwa se imiterere yabo, hari abo tujya dukunda kubona ugasanga ngo nagashobora kwisukisha cyangwa se nagashobora kwiyitaho mu buryo bukwiriye bugaragara buri wese, ngo ni uburyo bwa gipagani. Wowe iyo myumvire wowe yumva ute? Yewe rero ukuntu ibyo bintu bifata tu, ni imyemerere y'idini runaka, ko nk'aho twe duteranira abantu barisukisha, ariko n'ubu siri hari aho wagera ugasanga ntabwo bemerewe gushyiraho imisatsi. Rero numva ko ari ibintu by'imyemerere idakwiye no kugira agaciro, kubera ko ni imirimbo nyine. Nk'umurimbo w'umusatsi ni umurimbo, wenda n'udasuka afite uburyo agasokoza kakamera neza, ariko nabo ntabwo twabaveba kubera ko idini ni umuryango, ubwo umuryango wabo niko wenda waba ubifata tu, ariko nyine ntawe ni umurimbo, nta byahataye. Umuntu ashize ikintu hano ntabwo bikuraho ikiri ku mutima. Ubwo bishatse kuvuga ko kuri wowe umuntu ukoze icyo kintu ntabwo wamufata ko yari nk'umupagani? Wapika ngewe ahubwo iyo ufite agasatsi rwose mbona wanaberewe.
bashiki banjye babona babereye byataye. none se ni iki wabwira abantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo bakiyumvishamo ko umuntu ukora wiyitaho yita ku mubiri wiwe cyangwa se wita ku myambarire yiwe byitwa ko bamufata ko ari nk'umuntu utari umukirisitu w'umupagani? Urumva abo bantu bameze nk'abantu bakiri mu rugamba Kristo yatsinze kera. Rero twebwe tubayeho mu buzima bw'ubutsinzi bw'umunezero. Ikintu cyose wumva cyamunezeza mu bijyanye n'imirimbo kuko ariyo turiho rwose yagikora. Kwambara buriya uzarebe kenshi hari igihe umuntu abyuka akavuga ati uyu munsi ndi bwambara ipantaro y'umweru, akavunika yitekereza, hanyuma yayambaye yumva yabereweho ukabona ntaberewe kandi byamufasha igihe yabitegura. So rero njye umuntu wese mbonye kabisa mbona yaberewe kuko aba yabifasheho umwanya nyine atekereza icyo azambara. Kuraje bagumye nyine bambara ibibanyuze bumva bibashimiye nta kibazo kari. Kuri Ernest we nta kibazo rwose. Nta kibazo cy'imyambarire. Wowe iyo ubibonye ubibona ko ari ibintu bisanzwe compare. Ya ni imirimbo nk'uko abakera kera se twumva mu mateka ngo abantu bambaraga ubusa kandi bakagenda nta kibazo. Rero nta byahatari ubu twarimba mu buryo bwose. Kibi no kwambara ubusa nka kera nyine urumva twadusubiye wenda muri bya kera. Ko umuntu afite icyo akingaho tu cyose wacyambara. Uriyambaye nta kibazo. Okay, Ernest urakoze cyane. Mugarurije inyuma ho gatoya twagira ngo utuze kuganira ndetse unatuganirize ku bihangano byawe. Dusanzwe tukumenyereye gusa ariko abantu badukurikiranye ntabwo bo bakuzi. Ernest twatangiye uturirimbira uduha kapela, ariko se iri akapela ni imwe mu ndirimbo zawe cyangwa se niyo uri kudutegurira? Ni igitero cya kabiri cy'indirimbo yanjye yitwa Wanshunguye. Wanshunguye, iyo ndirimbo imeze gute, ikoze gute? Ikoze ni indirimbo ihimbaza Imana. Wanshunguye urumva harimo ijambo gucungurwa, ni indirimbo nziza nayikoranye n'umusisitemu witwa Divine. So ni indirimbo nanjye nkunda, urumva nawe ukintunga mikoro nkayiheraho impaka. Indirimbo nziza nabwira buri muntu kumva yitwa Wanshunguye, iri kuri channel n'umudi yanjye ni Next Soja. Iri kuri channel ya Next Soja. Next. Ndikumva rero abantu bose bakurikiranye iki kiganiro bahita barisacinga iyo ndirimbo bakabasha kuyumva bakumva ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo. Ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza kabisa, barahita bahembuka mu buryo bwose, umubiri n'umutima. None se Ernest, iyi niyo ndirimbo yonyine ufite cyangwa ufite n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye? Kugeza ubu mfite indirimbo navuga ngo ni 3 ziri hanze kwa ziri kuri YouTube, ariko n'izindi nyinshi zikiri muri studio, ariko kuri YouTube hari indirimbo 3. Hari iyo ngiyo Wanshunguye, hakabaho yitwa Yesu ni mwiza, hakabaho n'indi yitwa Yego Data ari nayo mperutse gukora ejo bundi hafi. None se muri izo ndirimbo zawe zose izo umaze gukorera amashusho n'izingahe? Harimo video ebyiri, Wanshunguye ifite video na Yego Data ifite video. Yesu ni mwiza niyo ya mbere nahereyeho. Hari igihe biba bitoroshye guhita umuntu avuga ngo akora akabita gukora video, ariko bajya bambwira ko ari ikintu kiba kihagazeho. Nta byatari, urumva ibintu byose no kubana n'abantu. Ko nawe ejo bundi urabona nibutira kamera nyine ngo video ntabwo uzayinyuma kubera ngo biri imbere y'abantu. Ni muri urwo rwego iyo uziranye n'umuntu ashobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda yumva nyine hari icyo yaguteramo inkunga. None se kuri ubu ngubu dufitiye gahunda ki cyangwa se uduplaniye gahunda ki? Gahunda mfite ni nyinshi, ariko wenda iza music zo ni ugukora cyane kuko uyu muziki ngewe nkora ntabwo navuga wenda ngo ni indonke runaka ntezemo, niyo mpamvu ntazacika intege. So rero ni ugukora cyane, indirimbo zihari muri studio nkazibaha kandi nkazibahera igihe kandi nkabizeza yuko ntazabatenguha. Ubu kuri ubu muri studio ufiteho nk'indirimbo zingahe? Kugeza ubu ushobora kuba wenda ari nk'eshanu. Ubu muri studio ufitemo indirimbo 5 kabisa zirimo ziratungana? Hari n'indi ejo bundi rwose ije iyo ifite n'amashusho. Niko ubu izi ndirimbo 5 zose ubu tugiye uyu mwaka n'uwawe? Umwaka n'uwanjye buri nta nubwo nabishidikanyaho kabisa.
Kristo yangabiye byose mu byo yangabiye n'uyu mwaka uri. Wow. So ariko icyo nabwira abantu cyo kabisa gahunda zirahari nyinshi zo gukora. Nyine twiyemeje gukora umuziki uvuga ubutumwa bwiza kandi ntabwo tuzarekera. Ya none se Ernest, kuki wahisemo kuririmba ino njyana ya hip hop ariko ikaba ari hip hop gospel? Yeah. Kuki utahisemo izindi njyana cyangwa se uririmbe mu bundi buryo gusa nk'uko abandi bahanzi dusanzwe tuzi mu gihugu? Yeah, ngewe impamvu nahisemo iyi brand yanjye yitwa Kinya Gospel Trap, wenda sinari nayivuzeho niko yitwa, niyo miziki nyine ndi gukora. Mbere nakoraga indirimbo, nahoze ndi umuhanzi, zino ndirimbo zivuga ubutumwa ku bantu zisanzwe secular. Noneho nza kumenya Kristo, mumenye numva ni sawa, haraza nturamo, umunezero uratangira. Ndavuga ni kubera iki nakipinga cya kintu nari mfite kera. So nibwo rero nahise n'ubundi ngaruka nkomeza mvuga ubutumwa bushyashya nyine, ariko muri yanjye nako na mbere nakoraga hip hop. None se ngira ngo buri muntu wari wese burya akora ikintu agikurikiyemo inyungu. Muri ino njyana niyo njyana wabonye byibura ishobora kuzakubyarira inyungu mu buryo bufatika? Urabona ndi urubyiruko kandi inyungu yanjye ya mbere nk'uko nabwiye ndi kuvuga ubutumwa ni uko hari abantu runaka babanye. So rero ngiye nafashe brand yitwa Kinya Gospel Trap, hanze hari iyindi njyana yitwa Kinya Trap, ngewe ni Kinya Gospel Trap nyine. Urumva ngo nabaye focus cyane mu biri gutrendinga hanze. Ndavuga kubera iki ntashobora gukora injyana buri muntu wese yakiyumva, marike special urubyiruko. So rero nizo nyungu nyine ngiye navuga ngo ubwo se byaba bijyanye n'uko yenda ari njyana yaba icyaduka mu gihugu vuba. Ya urumva n'ubundi nakoraga hip hop na mbere, ibyo nakubwiraga. So rero ubu ngubu noneho naravuze nireka se nk'uwirefera ku njyana nshyashya ihari, ariko mbonereho mfatirane nyine n'ubundi nyitambutsemo ubutumwa bishoboka. Numvaga ari brand nziza, Kinya Gospel Trap, Kinyarwanda Gospel Trap. mu buryo buri gospel. Ariko wamungu rero uranashoboye kabisa. Sansa. Niko ndamutse ndebye ama innovation no guhita no kubitira ahantu habanguka nyine ugatureba ikintu kirimo training muri iyi minsi. Yeah, especially ko nanjye mbana n'urubyiruko bagomba kureba ngo kasi urubyiruko gusa ntabwo ndirimbira urubyiruko, ahubwo kugeza wenda nibo banyumva vuba, ko ushobora gusanga wenda nk'umuntu mukuru atapfa kumva iyo njyana ngo yumve ni ibiki bimubangukire kubyumva, ariko nk'iyo ndebye kabisa mbona ari ahantu nkwiye kuba nari. Okay, it's byiza cyane. None se igihe ikibazo nashaka kukwibariza, harimo abantu bakora ino njyana cyangwa se babaririmbyi bakabikora mu buryo buri business, n'abandi noneho bakabikora mu buryo bwo kwishimisha. Muri ubwo buryo wowe n'ubuhe buryo urimo urakora? Jewe wenda muri ubwo bwose nta na bumwe, ntabwo ndi kwishimisha nta nubwo ari business, ahubwo wenda nabyita ko ngiye ndi kuvuga ubutumwa nk'uko nahereka mbivuga. Ni nka kuri ubona umupasiteri ari kubwiriza, ntanjye niyo nzira yanjye y'ubutumwa, ariko urumva harimo n'ubundi umunezero, ari igihe biranshimisha kandi nabo mbibwiye bikabashimisha. Ntabwo ushobora kubukora mu buryo ushobora kuba wacuzamo izo ndirimbo zawe cyangwa se mu buryo nyine bufatikanye bugendanye n'amafaranga? Kugeza ubu ndi kuzishyira kuri YouTube, wenda n'izindi mbuga nzagenda nshyira mu minsi iri imbere. Urumva ko YouTube n'ubundi ni nk'isoko, deja ubutumwa ariko n'ubundi buri ku isoko. Demo abantu babwumva, demo bishobora no kuzagera imbere bikaba byazana n'uburyo bufatika bw'amafaranga. Niyo mpamvu bashishikariza rwose bavandimwe gukanda subscribe no guplayinga indirimbo, ntabwo ari ibintu byatari, iyo nkunga ndayibasaba. None se utubwiye ku buryo buri YouTube niho ibikorwa byawe dushobora kubisanga? Ya ni kuri YouTube kabisa, kuri YouTube channel yitwa Nest Soja n'ubundi, cyangwa wenda wakumva kwandika gutyo bikugoye kwandika imwe mu ndirimbo zanjye wancunguye, cyangwa se Yesu ni mwiza, cyangwa se Yego Tata. None se iyo niyo platform yonyine ukoreraho ucururizaho, cyangwa hari izindi platform ushobora kuba ufite ucururizaho indirimbo zawe? Ndi gushaka uburyo mu minsi iri imbere nzaba ndi gushyira no ku zindi, ariko kugeza uyu munsi aho mfite na uploading indirimbo izihari aho ziri ni kuri YouTube, ariko ndibaza ko iyo iri kuza ahantu hose hashoboka bazayisangaho. Okay, urakuze cyane. Noneho ni igiki wabwira abakunzi bawe cyangwa se abakurikiranye Ino TV muri aka kanya?
icyo nababwira ni uko bakomeza kunkunda nk'uko Imana inkunda rwose, nimunkunde, ni ukuri nimunkunde, bagushyigikire mu buryo bugaragara, mu buryo buri finance, uburyo bwose bushoboka. ntibankunde ni uko mvuga ko nkunda nkabona kameramani ari guseka, nawe nashaka nkunde rwose. Nibanshyigikire mu buryo bwa muziki, kandi ndumva nshoboye kuko nashobojwe na Kristo, nta cyatuma rwose batananshyigikira. Nanjye ntabwo nzabatenguha, ibikorwa birahari byinshi kandi byiza, kandi icyo bazajya bansaba nzagerageza gukore mu bushobozi bwanjye, even collabos wenda z'abandi bantu, tubizi ko byose tuzabigera. Turimo turasoza, ni iki wabwira abakunzi bawe cyangwa se abantu basanzwe bakuzi muri rusange? Ikintu nababwira rero, nababwira ngo nabatura indirimbo yanjye yitwa Yego Data. Indirimbo nkunda cyane, harimo verse ivuga ngo isi itararemwa njyewe nari nkuzi, wampoze mu ntekerezo kuva kera, wigaragura mu ifata ryawe mwana, ndategeka ngo ubeho maze ubaho, humura mwana, reba ibiriho n'ibizaza, njye ngufite mu kiganza, mu byanjye byose ntukajya uhezwa, uko ndiho niko ndiho, njye narakwisangije, binyuzuye bikuzuye, ngaho genda utegeke nkugabiye isi nk'umutwaro uyoboye ibiyigize byose wumve bikuze. Wow, urakoze cyane Ernest. Ngira ngo twari turimo turagenda tugana ku musozo, noneho ubu ngubu ushobora kuba wasezeraho cyangwa se ukabwira nk'ijambo rikuvuye ku mutima abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bakunda gukurikirana ino Nest TV muri aka kanya. Ikintu nababwira, Imana iradukunda kandi bihebuje, urukundo dukunda rwarayirenze, iremera itanga n'umwana wayo kugira ngo dusubize icyubahiro twari twarambuye kera. So rero turi abantu badasanzwe ku Mana, niyo mpamvu n'ibyo byose dukora ni ubudasanzwe yaduha. So kandi ndibaza yuko dukwiye kuba ku isi tunezerewe, tukanezerwa umunezero Imana yadushyizemo. Wenda ibyo abantu bita ibibazo ntibyabura, ariko ibyo nta n'agaciro bifite, kuko icyo Kristo yakoze nicyo cyari gikomeye. So ndabakunda rero, ni abantu b'agaciro kuri njyewe. Urakoze cyane Ernest, nizere ko n'ubutane tugutumira uzitabira ubutumire bwacu. Igihe cyose ndahari ku bwanyu. Ijambo rya nyuma wavuga dusoza? Ijambo rya nyuma n'ubundi nk'uko turi wenda muri gahunda y'umuziki, nababwira ngo mbese dukwiye kubwirwa yuko Imana ibyubitse ibyubuye, cyangwa dukwiye kubwirwa iby'amamodoka n'amataje. Yego ibyo nabyo ni byiza, ariko hari ikibiruta byose. Tega amatwi njye nkubwire icya mbere, dukwiye kubwirwa Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Iyi nkuru yanjye ishingiye ku makuru y'ukuri, avuga uburyo nakuzwe n'uhoraho bihoraho, manywa nijoro, urukundo rwe ntirugira akagero, ubusingi uriho ariho muri njye ndishimye bitagira ingano. Saduraka, Meshake na Abedenego babasanga mu itanura ry'umuriro, abo twasizemo ko mbona atari bo, ngaho mugire bwangu mubakuremo, kandi muri we nasobanukiwe ko byose biriho bizaza nabigabiwe. Ndi urugingo rwo muze, ndi umwana wo mube, ndi icyaremwe yakunze agatanga ubugingo bwe. Data mwiza, Data mwiza. Isi itararemwa njyewe nari nkuzi, wamoze mu ntekerezo kuva kera, wigaragura mu ibata ryawe mwana, ndategeka ngo ubeho maze ubaho, humura mwana, ibi biriho n'ibizaza, njye ngufite mu kiganza, mu byanjye byose ntukajya uhezwa, uko ndiho niko ndiho, njye narakwisangije, binyuzuye bikuzuye, ngaho genda utegeke nkugabiye isi nk'umutwaro uyoboye ibiyigize byose wumve bikuze.